nubwo bisa naho ari ibintu birebire cyane bigoye cyane kubona aho mbihera, ariko reka ngerageze mbivuge kuko ariko kazi nasabye. Kugeza kuri uyu munota Miki akomeje gushumika imbuga nkoranyambaga. Inkuru irimo guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ni yuko Miki watandukanye na Regis mu mwaka ushize baba bongeye gukozanyaho. Ni nyuma yuko Miki yabaye nk'uca amarenga avuga ko amapine ashaje yayasimbuje amashya. Yongeye kungamo akoresha ijambo ryababaje uwo musore bakundanaga cyane ari we Regis, akoresha ijambo ryitwa imigirigiri. Iyi migirigiri abenshi bagenekereje bayigereranya n'ingurube, ngo nicyo bishatse gusobanura. Ese ibi byaba ari ukuri? Yakomeje aca amarenga yibasira cyane uyu musore bakundanaga. Ese urukundo rw'aba bombi bakundanye kakahava ngo yaba yari amaco y'inda? Miki yakunze kubigarukaho kenshi, avuga ko we na Regis batigeze bakundana urukundo rwa nyarwo, ahubwo yari amaco y'inda, bakora amaprank atandukanye kugira ngo bakunde binjiza amafaranga. Ese ibivugwa ni ukuri ko Regis yaba yamaze kugezwa imbere y'amategeko bitewe n'amagambo yavuze kuri Miki? Abenshi bumvise amagambo Regis yavuze baratangara cyane. Regis adasize na kamwe yashyize hanze ngo icyaba cyarafungishije mama wa Miki. Ese ibi byose byaba ari ukuri cyangwa koko kaba ari akagambane nk'uko Miki yagiye abigarukaho? Ni mu nyemerere tubumburire hamwe igitabo cyanditsemo amateka ya Miki, ubuzima bwa Miki kuva akiri muto kugeza ubu yabaye icyamamare, akagwiza igikundiro ndetse n'amafaranga. Ku musozo w'iki kiganiro uraza gushira amatsiko ku byihishe inyuma y'urukundo rw'aba bombi. Amagambo yose yavuzwe, amagambo bombi bagiye bisubiramo bakavuga, uburyo bakomeje gukozanyaho, imvano yabyo ndetse n'icyo bihatse. Nyemerera tugendane intambwe ku yindi ntidusigane. Wageze kuri Murika TV Show. Nge wumva ni Twizerimana Gerard, nguhaye ikaze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be yiswe Mukobwajana Afisiwe. Afisiwe yavukiye i Kanombe, afite imyaka 23 y'amavuko. Mukobwajana Afisiwe yamamaye cyane ku mazina nka Miki ndetse n'andi menshi yagiye akoresha bitewe na filime muzimo cyangwa komedi. Avuka mu muryango w'abana 5, gusa abana bavukana ni 3 ku babyeyi bombi, abakobwa 2 ndetse n'umuhungu umwe. Uyu muhungu uvukana na Miki akaba yaraje kwitaba Imana mu mwaka wa 2018. Naho aba bana bombi uko ari 2 ntabwo bahuje ababyeyi bombi, kuko mama we yabyaranye n'undi mugabo nyuma yuko papa we yari amaze kwitaba Imana. Ubwo Miki yari afite imyaka 7 nibwo papa we yitabye Imana, nubwo nta mateka maremare bari bafitanye bitewe nuko papa we yapfuye Miki akiri muto cyane. Ariko ngo icyo yibuka nuko se yari umusirikare, ngo kandi akaba intwari, agakunda umuryango we, agakunda kurwanira ndetse no kuwitaho. Ngo ubundi mbere yuko papa wapfa bakodeshaga ahitwa mu Gashyushya, nyuma aza gufata inguzanyo agura ikibanza, ashyiramo inzu, ibiraro by'inka, ashyiramo n'inka, nyuma baza no kwimukiramo. Ubwo papa we yishyuraga inguzanyo yigeze hagati, nibwo yaje kurwara maze araremba, yitaba Imana azize indwara y'umwijima. Akimara gupfa, umuryango we wasigaye mu kangaratete, kuko nyina nta kazi yari afite katumaga agomba gushobora kwita ku muryango ndetse akishyura n'ideni umugabo we yari yarasize. Ibyo byatumye mama we ajya gushaka akazi, abona akazi k'igisekirite aho yahembwaga 50,000 ku kwezi. Ibyo bigatuma babaho mu buzima bubi, barya indyo imwe idahinduka nk'umuceri, akawunga n'isosi y'ibishyimbo itagira agatunguru, akanyanya ndetse na kasosi tomate. Muri ibyo bihe Miki yabaye hazi ku mwenda mushya ugurwa inshuro 2 zonyine mu mwaka. Ubwo ni mu kwezi kwa 6 no mu kwezi kwa 12, kuko aribwo mama we yagabanaga mu kibina. Icyo gihe ubuzima bwakomeje kwanga, noneho Miki agakunda no kurwaragurika. Mama we agera haza gufata umwanzuro, ajya aho bita mu buvumo gusenga, bamwe na bamwe bita mu butayu, atakira Imana ngo igire icyo yamufasha. Miki
Avuga ko yigaga ariko nyamara atazi uko biroti isa, ntiyamenyaga ko yimutse cyangwa atimutse. Igihe umwaka watangiraga yagendaga azenguruka mu mashuri yose abaza niba yaba yimutse. Nyuma y'amezi make mama wa Miki akora akazi k'igisekirite yaje kukivamo, hanyuma atangira akazi ko gucuruza ibigage ndetse n'ubushera. Agenda yunguka gake gake, aza no gushyiramo karufuro abenshi mukunze kwita byeri. Amafaranga agenda aboneka, atangira kwishyurana rya deni ararisoza. Ibyo byose birangiye, amaze kwishyura rya deni, mama wa Miki yaje gushaka undi mugabo. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 nibwo musaza wa Miki yitabye Imana. Miki icyo avuga ku rupfu rwa musaza we ngo nuko iyo umuntu ari bupfe akesha aca amarenga aba asa naho abizi. Kuri uyu munsi musaza wa Miki yitabiyeho Imana ngo yari amaze kubatekera. Yagize ati, uyu munsi reka mbatekere, hari n'igihe bwaba ari bwo bwa nyuma. Ubwo rero yari amaze guteka nibwo umugabo babanaga mu gipangu yaje kumureba ngo bajye kureba uwitwa Samweli wari umufitiye igare. Batiye igare mu baturanyi, musaza wa Miki aheka wa mugabo. Bageze mu Busanza ahitwa ku Kadayimoni, igare ribura feri. Umugabo wari uhetswe arabibona arasimbuka, asa naho yongereye umuvuduko igare, maze igare riramanuka rirahuruduka. Wa mwana musaza wa Miki akubita umugongo ku giti cy'umuyenzi, umutwe akubita kuri borudire. Musaza wa Miki akimara gukora impanuka ntiyahise yitaba Imana. Abaganga bavuze ko yaviriye mu nda, bahise bamwihutana kwa muganga, ariko nyuma y'isaha imwe gusa yahise ashira mu mwuka. Mu marira n'agahinda barashyingura birarangira. Umunyarwanda yaciye umugani ati, burya agahinda gashira kandi ari umuterero. Nyuma y'amezi 3 gusa Miki abuze musaza we, nyina yaje gufungwa ndetse anakatigwa imyaka myinshi. Ubu akaba amazemo imyaka isaga 8. Miki yageze ku ifungwa rya mama we, agatekereza ukuntu yagiye kumusura imageragere, hakabona bamwogoshe, hakabona yambaye amaroza. Miki asuka amarira. Miki ntago akunda kugaruka ku cyatumye mama we afungwa, gusa avuga ko kari akagambane. Mama Miki ubwo yafungwaga, Miki na mukuru we ndetse n'undi mwana nyina yari yarabasigiye, yari yarabyaranye n'uwo mugabo bashakanye, basigaranye n'uwo mugabo wa kabiri, umwana wari ukiri muto ndetse wari ukiri ku ibere. Uwo mwana yabanye na mama we muri gereza kugeza igihe acukiye. Igihe cyarageze, uwo mwana aza koherezwa arataha. Uwo mugabo wa kabiri wa mama Miki ngo yabanye neza na Miki ndetse na mukuru we, ngo abantu batangira kuvuga ko yaba batunze, ndetse babonye mukuru wa Miki atwite bavuga ko yaba ari we wamuteye inda. Amagambo yabaye menshi, abantu batangira kuvuga amagambo atandukanye, babivugaho cyane, ibintu birakomera. Uwo mugabo rero abonye ko atakomeza kwihanganira ayo magambo, amagambo yakoreshwaga n'abantu, amagambo asesereza, afata umwanzuro atandukana na Miki ndetse na mukuru we. Afata abana be abajyana kuba ahandi. Ubwo uwo mugabo yamaraga kugenda, ibintu byarushijeho kuba bibi, imibereho irushaho kugorana, n'amagambo y'abantu akomeza kubazonga. Miki wari ugeze mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye areka ishuri. Nyuma y'ibyo abanyeshuri bamwe bamukundaga bakomeje kuza bakamwihanganisha, bakamukomeza, bamusaba kugaruka ku ishuri. Miki yaje kongera kugaruka ku ishuri. Nyuma yaho gato yabisubira rudubi, Miki areka ishuri burundu. Miki akomeza gushakisha akazi. Yaje kubona akazi ko gukora mu kabari, atangira kugakora yita ku muryango we. Hashize igihe gito icyorezo cya COVID-19 kiba gitejemo. Nanone ubuzima bukomeza kwanga, ariko ngo umugabo wa nyirabuja yakoreraga aza kumenya ibibazo bye, akajya bitaho, akabafasha, barongera bagira ubuzima bwiza. Yagize ati, uwo mugabo wa mabuja yaradufashije cyane, ati rwose ni ibintu ntashobora kuzibagirwa, ndetse nzashaka n'ukuntu nabimwitura. Ubwo utubari twongeraga gukora, Miki yarongeye arakora, atangira kubona amafaranga,
yita ku muryango we, nawe atangira kumera neza. Nguru urugendo noneho rwa Miki, uburyo yatangiye gukina filime, uburyo yinjiye mu mwuga wo gukina sinema. Umunsi umwe Miki yari arimo agenda, nibwo yahuye n'uwitwa Shema. Uwo Shema bakoranaga mu kabari. Hari hashize umwaka umwe batabonana, maze amubwira ko isura yiberanye n'ibintu bya sinema. Baraganira, Miki nawe amubwira ko abikunda. Hanyuma amuhuza n'uwitwa Bunduki amuhuza n'uwitwa Kiramani. Agihura na Kiramani yaramusuhuje, amubwira ko akunda ibintu bijyanye na sinema. Kiramani ahita amushyira muri timu. Miki atangira gukinana na Dr Nsabi. Hanyuma izina Miki riratumbagira, arakundwa cyane, akundwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Arazamuka agera ku gasongero, ndetse kugera n'uyu munsi. Nyemerera noneho tuvuge ku nkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni kubwo yageraga muri sinema yaje gukundana n'uwitwa Regis, ibyo Miki yise amaco y'inda, nyuma y'uko batandukana. Ibi byose bikaba bikomeje gucanga abantu hanze aha, abakunzi ba Miki ndetse n'abakunzi ba Regis. Ni nyuma y'uko Regis ashyize hanze icyo yise ukuri, avuga ko mama wa Miki ikimufungishije akizi. Ati igifungishije mama wa Miki ni ikintu kitari cyiza, ibintu birirwa batubuza. Bitumye abantu bakomeza kwibaza byinshi, abantu bagira inama aba bombi, kuko ibi nibikomeza biraza kubasiga habi. Ibivugwa ko Regis yaba afunzwe, nta makuru y'impamo mbifiteho. Abaye afunzwe, niba yaba yabivuze. Ubuzima bw'aba bombi bwabaye bwiza igihe bakundanaga, none ubu urushijeho gusharira nk'umuravumba ariko butavura. Inazo iki kiganiro ushimira we wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.